umva nkubwire minyoni narakwiyamye kuva kera hagize ikintu kiba kuri Mbabazi na gitoya amezi 4 ni menshi bahora agiye kwa muganga cyangwa bagiye ngo ugenze Fesho uri muri ko wabuze ushaka kugeza kwicara twaye iki nina sine wakwice Sunuzo kuri cyangwa nanje ukureba jikora sawa muri utugane nani Fesho kukibuye wowe muzi ndi muzima cyane Fesho wacanga gufungira ndakumbangamira ndetse nene bitashaka kubyambara ukumva wakwigira n'itenyene kuyigira no kumwicarika reka ndo kwishegera hirya yo nshaka ko twegerana uri gutanguza twavuga gukora n'ibyo bimesha amahoro aya mabare siko byose uvuga nabi kugira ngo ugire neza uvugisha neza ndikuzana so akambaye neza n'ibintu bisangamye wazi kumbangamira akusesheri ko ubwenza kukuvugishwa dogomba kugenda ubebe nk'umwana kimwe cyo kiri cyane ubundi bamuzana ndakwemba bane cyo kwibwira umugabo waguteye naje ntabwo byaguteye Ubundi Claude nahamagaye iwe umeze bite ese ni we yego ni karibu yo mabranze yo mabuja muri gutete ecara tuvugana naho gutangiye kundabuza no wanashuri oya nagaruka kuraburiza jewe mfite deal batinze jewe mubwiye ibintu birimo amafaranga bashaka kuvumura ibintu byose mabuja twaze gace street wabikaze cyane kugumana kwipita je ndashaka ko ibintu ndashaka ko biva mu nzira ese wanda branari kabisa ndetse wowe n'abantu bamuriteguye twiteguye ku mihanda aho gusimbira twebwe ari wagudu kabisa ngira tubinoze dupange duciriye wagwari n'iki ubundi tunabura mushoneshe wagwana hari umukobwa umere nabi mu rukundo ngenda gira ngo umubure mu buzima ndakwizeye naguhamagaye nkwizeye Claude ni jobs cyane mabusha kora ni jobs umva ngiye wicara tuvugane ngiye ibintu birangiye tonesha kabisa oya nibyo byite jewe urabyumva ko kazi uzagashobora cyangwa gishaka abandi biwaramutse Namutse neza mu mwaka. umeze utese Neza neza. uruhinja mu nda urumva rukina se Nta kibazo rufite. urumva umeze neza Nta kibazo meze neza. noneho rero si ubu twararangaye amezi 4 ni menshi bahora agiye kwa muganga Cyangwa wagira ngo ugenze gute ngiye kwa muganga bambaza umugabo wanenda kandi nawe urabizi James uri hari nta kintu yamara nta kintu ese na n'ubu yemera ko muvuga ntabwo ko nzi ngo munyere igihe mukaganira twari twicaranye bibaye mwana nagoma muntu mva sera wambabariye kuko ukaza vava mu rugo ko ngashaka mbabarira pe mva ihangane gira vava ahubwo mva mu masegonda ndagukeneye cyane pe banguka mva meze nabi ngiye gupfa mbabarira pe nzaguherekeza njye ntesobanurira abaganga uko byagenze gusa bazabyemera mama bazabyemera kuko njye nzaba nagiyeho nzabisobanura noneho kubera nawe urabizi neza amabuja nawe kugira ngo nubwo twebo washorye kubera yatiriye wa mu gusaza twagize gutya n'iki tukagira gutya birabyavuye mu cyakoze ikintu nagufasha kamurabureho gake ubundi tima yidura twiteguye hari umujama mwibwirije muzeyi rwasi kabisa nakamupasa akabikurikirana kabisa ari ribisi none songo turamwizeye ko yego ni karibu ni wowe mwana amakuru ni meza meze neza nta kibazo kabisa wowe si umeze ntabwo ari neza mwana
haza hari izuba rimeze nabi Araryumvise. kabisa ariko ndabona kubona mutse byagenze cyane ibibazo mwana ibibazo n'abanyeshuri se basigaye mugira ibibazo bafite ibibazo birenze iby'umugabo wubatse gute se ntabwo uzi ibyabaye mwana rero impamvu ibyo ngibyo habaye iki cyane birebire ntabwo uryo se nguhaga ibyo byaba ari ikibazo abaye ari kurya n'ibyo ikibazo uzi wa mukobwa twakundana kandi gato se fifi fifi wa urubyiruko ndamwibuka fifi ndakubwira mani twaryamanye yego nawe akubwiye noneho nawe ngiye nawe mwana ako nyine ibibazo byavuyemo ntabwo wabyumva byagenze bite wasanze warabese ari sitara nabyihangana nambabaye n'imiti yarahetse ubwo ngubu ko ari cyanga cyane uko mbishaka namuteye ndamwanga Musimbe mvutorohewe. Ibibazo bimereye nabi ntabwo wabyumva nari nciye hano navuga nkubaze uko umeze musubyigeho neza ariko nureba nabi bazanagufunga wafunga nakoze iki leta iri maso muvandimwe wanjye leta isizanjyana he noneho nimba wishimye uzakomeze gushimisha oya nta kibazo sha Karibu. Karibu bakanaharira arakoze Sheri, bite? Amakuru yawe Amakuru ni meza. ya Meze neza nawe umeze neza Wakoze iki? kenesi nawe none se kumpamagaye kubagaho byagenze Nari ngukumbuye. just nanjye nari ngukumbuye I missed you umeze neza se Meze neza. ese kumbwiye ngo birihutirwa Ukabona bitihutirwa. kugusura just kugusura gutyo gusa Kugira ko nakize nishimye. utumye nk'akazi kubera Bitwaye iki? twari kubipanga tukazashaka umunsi tugahura Numvaga nyine mfite ibyishimo mfite. Mpamagaye nk'umuntu nkunda nyine. urabizi Tubifatanye. urabizi ko umaze igihe udakora nanjye akazi kanjye Ese bitwaye nta kintu bitwaye ariko nta kintu bitwaye reka ngende ubwo ariko se wajya ureka uragiye bijya hehe reka ngende tuzashaka umunsi tuganira kandi n'uyu munsi nashatse tujya gukora agatotsi base y'ibihuza na off yanjye igihe nakoze kugira ngo ndetse kwanze kumvugisha bo minyo reka ngende oya se reka ngende pe ntabwo byakunda reka ngende ahubwo n'ubwenge nabwo ubishe iki ngo nta bwenge mfite buri hehe nanjye najyaga mbyibaza hari ukuntu nitestinga nanjye nkumva ntabwo mfite Imana ishimwe ko noneho nawe byigize bikubaho nawe ujya ubireba ubu se nakora iki ngo ngire ubwenge ndetse nimba nguhamagaye ahangaha iwanjye nta muntu ubihari turi kumwe turi babiri ngo reka ngende ngo ngere mu kazi ariko si ubwo ngubwo n'ibikibazo bizakomeye wari ukoze ku nyemvita ariko reka ngende turi ubwo ngubwo n'imbabazi watumye wigira gutyo uriza ibiciro imbabazi ko nakwiyamye wamukuye mu mutwe wawe ko umukuru umutwe wanjye gute wamwibagiwe basi ahubwo wowe na mbabazi ngiye kumukorera akantu uburyo uzanyibuka vuba umva nkubwire minyoni narakwiyamye kuva kera hagize ikintu kiba kuri mbabazi na gitoya uzabona iradu ndakubwiye ngo mbabazi yego kumana genda sohoka viwanjye zambonera ra none se hano ko neza nabashyize akazi se ntajya yeje ntabwo yo kwigora ntajya yeje nyine ikintu cyari kinzanye kukubaza nagiraga ngo ubwire nimba umupangu waraciyemo ntabwo ndetse tubona aricaye kuva cya gihe kuva nyize nizo gahunda ubu ngubu nashyize banga habaye iki ko ubundi ngenda nzanye n'abantu ko ntabwo nanjye nari nashatse abana yego mba
abandi bo bwose babirimo ubu bagiye kubikemura uriya mukobwa bagiye kubikemura mane mu ijuru neza neza bafite gahunda ntugire ni wowe gusa ujya umbikira ibanga shefu wabo dusanzwe dukorana n'akandi kazi twiga gukorana ariko si ngombwa ko nkakubwira hari ibyo tutatuganira reka twivugire ibyambabaza sibyo nyine mushefu wabo twavuganye amenye ibi yabyizeye cyabererwa n'ifaranga abantu babona ko bahindutse ko ashobora kukugura ndamwizeye twarakoranye tuze gukorana hari izindi tugiye gukorana ariko si ngombwa none se mwavuganye ko bazamurangiza cyangwa no ngo n'amafoto narohereje ibintu byose bazamurangiza ibyo n'ibyo ntugire ikibazo Ikintu ni ko nikagiye kunyura hangaha katatebuka kwita bari kwe ako nabika mu mizingo turi hano naribi ngize information neza Mbese murabona karame waza bakazana bacu twese nta kibazo amakuru yego nta kibazo Iracamo sita akurabura yo ni wambaye boots siri ni wambaye boots aranzwe wasate bakamana namufasha noneho mbabaze mana yanjye ko yatinze kwezi umuntu nteguze ngaraje mwereka ababyeyi bose na papa yari yaje ntabwo ibintu bishoboka mbabaze nimero ni kompozi sinabigira ibintu ndi kubyumva rwose impossible mbabazi yaba yabaye iki ni karibu se niwe yabujera Filime ya makuru neza kugenda hano cyane Burega agenda hano ariko nyine Ezra turi inshuti naje kumusura ahubwo se arahari uravuze Ezra arahari inde Ezra ntabwo mbizi ariko yagiye kuri butike nawe aho dusikamamagaye we Halo yo mabuje ndai twayifashe kabisa mwayifashe twayifashe gubu nizera ko muyifite yes nimumwice narahagera